Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe bifite smartphone ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, niye cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi. Ese byaba imodoka bitwara ibintu byafata inkongi byaturika, niye cyapa kiba kiriho. Tegereze neza bino byapa bine baduhaye bitemo kimwe cy'ukuri. Ni icyapa cyanditsemo amagambo avuga ngo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ikinyabiziga kirekire. Urebe icyapa cyo kuri B gifite ishusho ya mpande enye, urebe icyapa cyo kuri C gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe na kino cyapa cyo kuri D. Ese muri ibi byapa bine ni cyo kiba kiri kwa biriya bimodoka bitwara ibintu byafata inkongi byaturika? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B. Kino cyapa cyo kuri B urabona ko kirimo ikirango cy'umuriro, kiba gishyira kwa biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika. Rero bakagishyiraho kugira ngo umenye ko gitwaye ibintu byaturika byafata inkongi. Rero ni kino cyo kuri B. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramuze kwandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni cye cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana. Ukoze impanuka yo mu muhanda, ese ni cye cyangombwa polisi iti kwaka? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igiso kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni perime. Nicyo kintu cya mbere bahita bakwaka, bakavuga se ko yakoze impanuka koko yari impanuka cyangwa nuko yihuye mu muhanda atazi gutwara. Rero bahita bagusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Mbibutsa ko kode zabonetse n'izo mu Busanza ziri kuboneka. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tugufatire kode yo mu Busanza, cyane cyane kuri kategori A. Murabizi ziba zarabuze ariko ubu ngubu zirahari. Ukwezi kwa mbere, kwa kabiri n'ukwa gatatu bamaze kubishyira muri system. Rero nyandike cyangwa mpamagare bigufashemo aka kanya. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabyo ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba budatuma itara ry'ikinyabiziga kiyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Muri make, romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. None iyo romoroki bigomba kugaragazwa gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose nibyo. Murabizi romoroke ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa haciyemo ibintu by'imigozi biri kugikurura. Rero birashoboka ko gishobora gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero mu gihe iyo romoroke iri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, ibishobora kugaragazwa inyuma n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riba riri kuri iyo romoroke inyuma. Ndizera ko waramutamo de, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Bibaye ngombwa ko ibyanditse bireba nyiri ikarita bihindurwa. Wenda se ugurishije ikinyabiziga cyawe cyangwa se cyagonze ntikiriho gisubira mu muhanda, uba ugomba kubimenyesha ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu minsi 5, B, mu minsi 8, C, mu minsi 15, D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ese waramutamo B, mu minsi 8? Ese waramutse kwandika ku papuro? Utari wahisemo, ndizera ko ubimenye. Biba bigomba gukorwa mu gihe kirenze iminsi 8 iyo bibaye ngombwa ko ibyanditse bireba nyiri ikarita iranga ikinyabiziga bihindurwa. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba ashobora kuzimwa mu bihe bihe? Ayo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B, iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mu gihe kuri se ari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizamini bashatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi iyo umuhanda umurikiwe hose umuyobozi ashobora kubona nibura muri metero 200 imbere ye, icyo gihe aba ari ku manywa. Noneho ni ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku yo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mujya mubibona umuyobozi w'ikinyabiziga agaturuka inyuma kubera ashaka kunyuraho, ukabona yahise acana amatara maremare agenda yatsa yazimya. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ariko ukamenya ko n'ikindi gihe ushobora kuyazimya ni igihe uba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ucanye amatara maremare, uba ugomba kuyazimya kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga, uza gusanga bigatuma atareba imbere neza, bikaba byatumuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo bitagishoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi iyo ikinyabiziga gihagaze ahantu ku buryo abanyamaguru bakagombye kuhaca, ariko abagomba kubasigira akayira byibura gafite metero 1 kugira babashe kugacamo badaciye mu muhanda ngo bateze umuvundo mu muhanda. Iyo bitagishoboka ko wasiga ako kayira ka metero 1 uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba gukikira iyo nkomyi rero ufite umuvuduko nibura ungana uti: A, kilometero 10 mu isaha, B, kilometero 20 mu isaha, C, kilometero 30 mu isaha, D, nta kiso cy'ukuri kirimo.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarariye imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Kubera iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo harimo nka 30 biba bishatse kuvuga ko umuvuduko muto uragenderaho nugera aho hantu. Ukimara kugihitaho araba ari uwo nguwo uri mu birango, ntabwo buri gihe ahoramo 30, bashobora gushyiramo 50, bashobora gushyiramo 80 bitewe n'ahantu ugeze. Nuvuga ngo urahita wongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Niyo mpamvu hano duhisemo se, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe araba ari kilometero 30 mu isaha. Nkwibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujwe cyane cyane aha hakurikira. Hehe? A, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Mbibuza ko imihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda wamaze kwinjiramo ntabwo yemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta binyabiziga mwigera muhura. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ubujijwe guhagarara akanya kanini. Ndakeka ko warabusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ibinyamitende 3 n'ubwikorera n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ubugari bw'iyo mizigo ntiba bushobora kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B, ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye batari bashyiraho iyo mizigo, ariko ubugari ntarengwa budakuka bukaba metero 2 na santimetero 50 nubwo waba wamaze gupakira. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Muri make kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka birabujijwe. Ikinyabiziga wemerewe kunyuraho ni ikibiziga bibiri. Biba bibujijwe kunyura ku bindi binyabiziga hehe? A, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro, hano iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Biba bibujijwe hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, urumva umuhanda urafunganye kandi ni hafi y'ikiraro, hafi y'abanyamaguru banyura, murabizi kujya mu nzira z'impande z'abanyamaguru biba bibujijwe, ndetse no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramuskana ku papuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Cyane cyane ku ruhushya rwa burundu bazifunguye harimo amezi 3 muri system, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Rero mutwandike cyangwa duhamagare tubibakorere. Ukeneye kwiga mudasobwa mbere yuko ujya mu kizamini turayikwigisha ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cyukuri nta kindi ni D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, nukibona uzagera imbere gato uhita ugera kuri zebra cross. Uri kubona ko turebeye no mu birango iriya ni zebra cross, ari abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskana ku papuro. Mbibutsa ko tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video nari gukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura mbere bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika, kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka. Iki kinyabiziga kidapakiye, ibe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A, santimetero 30, B, santimetero 40, C, santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona iso kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro, hari iso cyukuri nta kindi ni B, abari santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo, ariko nibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yaye matara. Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe: A, itara ndangamubyimba. B, itara ndangaburumbarare. C, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A, itara ndangamubyimba, na B, itara ndangaburumbarare byose nibyo. Wowe hano urabona iso kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Ubundi bari kutubwira ngo amatara aba agomba kugira ingufu zingana kandi akaba ateganye. Niba ari amatara ndangaburumbarare aba agomba kuba ateganye, rimwe riri iburyo irindi riri ibumoso, kandi akagira ingufu zingana. Ariko rero atari ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, rira ribonesha kuri plaque, mubona ko nta rindi biba biteganye, riba riri ukwajyo. Niyo mpamvu hano hisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wasemo ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje kusoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ese igice kirenga ku biziga
kiba kigomba kurenga ibihe bipimo? A inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B imbere ni metero 1 na santimetero 70. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A inyuma ni metero 3 na santimetero 50 na B imbere ni metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze kugihitamo iso cya nyacyo n'iso cy'ukuri nta ikindi ni A inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Noneho imbere abari metero 2 na santimetero 70. Hano impamvu twahisemo A ni uko inyuma abari metero 3 na santimetero 50, imbere ni metero 2 na santimetero 70. Igice kirenga ku biziga, igice kirenga ku mipine, nicyo bari kuvuga. Kuva ku mipine, ku mupine w'inyuma kugeza kwa kiriya gice hari ahahera, niho bari kuvuga. Imbere abari metero 2 na santimetero 70, naho inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko warabusamo A, ariko ndizera ko baramutse bakikubaje mu kizamini wakora mu kanya bagihinduye urahita ugikora kubera ko mbikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kiriya gice gihera kiba kigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko rero waramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Biba bigomba kugaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Rero hano ntabwo yabishyizemo, ariko ni icyapa kije mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ahatari mu nsisi ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200. B metero 100 kugeza kuri metero 150. C metero 50 kugeza kuri metero 100, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu herekana ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere. Niba ubonye icyapa kiburira kiri kukubwira ngo ikoni iburyo, icyo cyapa ntabwo kiraba gishinze kuri iryo koni, ahubwo uzabanza ugenda urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere kuri iryo koni iburyo. Niba ari kukubwira ngo ubuye dutaruka mu muhanda, ntabwo icyo cyapa kiraba gishinze aho hantu hari utubuye dutaruka, ahubwo babikuburira hakiri kare ukabanza ukagenda urugendo runaka kugira ngo ubone kugera aho hantu. Rero bino byapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere biba bigomba gushyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngararumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Babibona ku buhe buryo? A babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B ibumoso babona iby'ibara ryera. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se n'icunga rihishije, naho ibumoso babona iby'ibara ryera. Ndizera ko waramusemo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, tarahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya, urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe, tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Hari ibintu biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri. Ibihe? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, imitako, na B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitako ni ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, biba bibujijwe gushyiraho imitako cyangwa ibintu by'ibisanduku bikabishyira mu mbavu z'ikinyabiziga, bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Wari wahisemo A, iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhaye ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C, cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Impamvu bagishyiraho bari kukubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho kubera ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo kandi amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo, bakakubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Urabizi mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo uwawemerewe gukata ngo usubire inyuma, guhindura icyerekezo biba bibujijwe, ariko mu muhanda ubisikanirwamo biba byemewe. Ikindi mu muhanda w'icyerekezo kimwe ugenda ureba imbere, nta binyabiziga bindi mwigera muhura biza bigusanga, ariko mu muhanda ubisikanirwa mu gihe ugiye kujya urabisikana n'ibindi binyabiziga. Rero bagashyiraho kino cyapa kiburira kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda biburira. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni? Ese umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha atari mu nsisiro ubu ngana ute? A, kilometero 50. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 30. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri aba ari kilometero 50. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Akabwira ati bitewe n'ukuntu uri kwirukanka ni kilometero 80 mu isaha, bitewe n'ukuntu uri kugenda gahoro ni kilometero 20 mu isaha. Rero velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha atari mu nsisiro umuvuduko wayo ntarengwa mu isaha. Mbibutsa ko noneho ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange waba ari kilometero 60 mu isaha. Ziriya modoka y'amavatiri
ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba ngomba kubivuga hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ufiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu gigufashije, kanda subscribe aho hasigaye ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe aho hasi rero. Ushaka kode cyane cyane abantu baba bifuza gukorera i Busanza muri Kicukiro, mutwandike cyangwa muduhamagare, kode zirimo tuzibafatire, zaba izo kuri kategori runaka A, B n'izindi. Mutwandike cyangwa muduhamagare rero, ni kuri 0789351626 tubibafashemo. Ukeneye kode y'uruhushya rw'agateganyo nabyo tubigufashamo, tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha ukazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ikindi ukeneye igitabo turakikuzanira aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali. Mutwandike cyangwa muduhamagare, nimero mba nazibahaye. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.